Ndagusoje kandi mwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka kuri Wisdom TV. Wakoze cyane gukora subscribe. Niba utarayikora nawe uyikore. Nababwiye ko rwose mugiye kujya mukurikirana ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bizajya bitambuka hano umunsi ku wundi. Muri ino weekend ishize nibwo witwa Israel Mbonyi yatsamiraga mu gihugu cya Uganda. Aho yabanje mu mujyi wa Kampala aza gusoreza muri Mbarara. Ariko ntabwo ko n'umwe mu bahanzi bamaze kwigarura imitima y'abatari bake, by'umwihariko nk'uko mugenda mubibona mu mafoto agenda atambukamo hano cyangwa se n'aka kavideo kabanje, ubona ko abantu bari bamwishimiye cyane mu mujyi wa Mbarara mu buryo budasanzwe rwose. Uyu muhanzi rero wigaruriye imitima y'abatari bakeya, akaba mwaramenyekanye mu ndirimbo zirimo uri number 1, yankuyeho urubanza, ku migezi ndanyuzwe, zibyo nibwira, ku musaraba, agasambi, ndetse n'ahari impamvu n'izindi nyinshi cyane mwagiye mumenyaho. Umuhanzi rero wari ukomotse mu gihugu cya Kenya yaje kwerekeza Kampala, aho yakoreye igitaramo cy'amateka, yahava yerekeza mu mujyi wa Mbarara naho ahakorera igitaramo cy'amateka. Mbonyi Cyambu yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu hari mu 1992, akaba ifite imyaka 32. Muri 2023 yakoze indirimbo yitwa Ni Nasiri. Ni indirimbo iri mu zarebwe cyane kuri YouTube channel ye, aho yari indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili yanakunzwe cyane mu by'umwihariko mu gihugu cya Kenya, ikagenda iyobora amachat yazo cyangwa se aho. Israel Mbonyi kandi muri 2022 yakoze indirimbo yitwa Icyambo, nayo yakunzwe cyane. Yagiye kandi akora indirimbo zigiye zitandukanye, by'umwihariko ziri mu ndimi zirimo igiswahili, byose byatumaga n'abantu barushaho kugenda bamukunda. Ni umugabo kandi wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho yaje kuva nyine yerekeza mu Rwanda. Ariko mbere yaho gato mbibutse ko yasoje kwiga farumasi mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yasoje muri 2015. Umuhanzi rero wagiye wigarura imitima y'abatari bakeya, yongeye gusurutsa abanya-Uganda muri weekend ishize rwose, ngira kwerekana ko ari umwe mu basore bafite umugisha cyangwa se abanyamugisha. nawe ashidikanya rwose ko inahaho yamaze guca impaka mu gihe yujuje arena inshuro 2. Ibyo byose rero bituma Israel Mbonyi akomeza kugenda aca impaka. Bamwe bakanavuga bati niwe muhanzi ubu ngubu ukunzwe wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo utabugiye kure y'ukuri rwose. Israel Mbonyi niwe tugiye kuba tugarukaho mu ncamake, uretse se kuba yarataramiye Uganda. Nibyo amafoto muranayabona abantu bari bishimye kugeza naho rwose bazamuye udutebe, abantu bari benshi cyane. Akaba yitwa rero Israel Mbonyi, niyo mazina ye mwamenyeho, ariko ubundi amazina ye kureka yitwa Israel Mbonyi Cyambu. Akaba ari umunyarwanda, ariko kandi akaba yarasoje kwiga nk'uko nababwiye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yamaze imyaka 4 yiga farumasi. Mu mwaka wa nyuma rero akaba yarasoje 2015 muri Gicurasi. Israel Mbonyi kandi yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 1992 nk'uko nababwiye, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se RD Congo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bita Uvira. Urumva rero nicyo kintu wenda wamenya cy'ingenzi. Akaba yarageze mu Rwanda mu 1997, aho yabaye muri Congo nyine igihe gito, dore ko yabaye imyaka 5. Akavuga ko ari ibihe byari bigoye. Ni mu biganiro yagiye akora ku ma YouTube cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho yajyanaga rwose abisobanura. Akaba yaratuye kandi Kimironko icyo gihe, aho yasengeraga muri Evangelical Restoration Church kwa Apostle Masasu. Israel Mbonyi ni umwe kandi mu bakuriye mu makorali agiye atandukanye, ari umucuranzi. Umva nyine ko kuba aririmba rero atari ibintu bije vuba. Akaba kandi yarize cyangwa se yaririmbye muri korali yitwa Intumwa za Yesu, Groupe de Louange, iherereye i Nyanza, aho yize amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire, n'irindi tsinda ryitwa Amana. Henshi ni ku ishuri, akaba yarigaga muri interna kabisa. Israel Mbonyi rero ubwo yakoraga kino gitaramo yaje gutungurana cyane, abantu bongera kuzura, avuga se nyuma yaho yujuje arena noneho yaba yatangiye no kujya yuzuza n'ibwota amasimbi. Nibyo kandi yari yakoze n'ubundi
no muri Kenya ava yerekeza Uganda. Nawe ushidikanya ko no mu Bubiligi yari yabikoze. Rero wavuga ko Israel Mbonyi rwose ari umuhanzi umaze kwigarura imitima y'abatari bake, ntabwo yababeshye. None avuga ko n'umwe mu bahanzi ba mbere bakunzwe hano mu Rwanda, ntiyabeshye. Yajyanye ko amaze kuza iriya nyubako yitwa Arena ijyamo 10,000 inshuro ebyiri. Rero Israel Mbonyi yavuze ko nyine nk'undi muhanzi wese hari indirimbo yagiye akora ntizikundwe, ariko akavuga ati nyine consistency no guhozaho. Ubonye Israel Mbonyi mu mafoto ye yo hambere, ubona ko nyine yasaga nyine naho yari agifite cyangwa se yari akiri muto, cyangwa se katuvuge ngo yari atarabona amafaranga. Rero wavuga ko n'umwe mu bahanzi rwose bagiye bakora umuziki bawukunda, ariko by'umwihariko n'Imana ikaba yaragiye mu umugisha. Yanyuze kandi mu matsinda atandukanye harimo Aman, Juniors, Praisers, Hoppers n'ayandi atandukanye, yose akavuga ko atagikora. Israel Mbonyi rero benshi bakunda kwibaza bati se niyo ndirimbo ya mbere wagiye gukora muri studio igasohoka? Kenshi umuhanzi usanga yagiye muri studio hari indirimbo uvuti wenda nari mfite indirimbo ariko yagiye njya muri studio biranga, cyangwa se nagiye wenda muri studio ndayikora niyasohoka. Ariko Israel Mbonyi icyo ugomba kumenya no ko indirimbo yitwa Yankuyeho Urubanza ariyo ndirimbo rwose yakoze ku nshuro ya mbere. Uyu muhanzi rero umaze kuba igihangange yaba mu Rwanda ndetse no muri Afurika, ni umwe mu bahanzi rwose avuga ati indirimbo yitwa Yankuyeho Urubanza niyo ndirimbo ya mbere nakoze. Urumva? Rero ni umwe mu bantu bazanye strategy yo kuvuga ngo reka njye nkoresha n'igiswahili, ugasanga ko nyine iyo ndirimbo zimwe mu ndirimbo yazikoreye mu Buhinde aho yigaga, ayo maze imyaka 4 nyine. Avuga ko rwose zimwe mu ndirimbo nazikoreye mu Buhinde bisanzwe hamwe n'ishuri yanjye yitwa Brice Girona Studio, twazikoreye mu cyumba kuri laptop n'utundi dukoresho duto duciriritse cyane. Uko niko kuri. Akavuga rero ko nyine byose nk'imvune z'abahanzi, n'imvune z'abahanzi nicyo kikwereka ko nyine aho umuhanzi aba yaravuye kugeza uyu munsi wa none aba ari kure, cyangwa se ari urugendo rutoroshye. Ugomba nabanje kubaciramo mu ncamake kugira ngo mwumve ngo ese kugira ngo uyu munsi none umuntu aba yuzuza Arena, abajya muri Kenya huzuze, ajya mu Bubiligi huzuze, ajya Uganda huzuze, byose ni urugendo rutoroshye, ariko kandi ntubifatanywa no gusenga. Urumva? Urumva ko nyine Israel Mbonyi navuga ko ni umwe mu bahanzi b'abahanga cyane dufite, kandi n'umwe mu bahanzi rwose bakomeje kugenda berekana ko ari umuhanzi umuhanga udashidikanywaho, yaba muri bikorwa cyangwa se n'indirimbo yagiye akora. 2004 cyangwa se 2024 hari EP yasohoye yitwa Yeriko, yasohoye indi yitwa Yanitosha. 2023 Nita Amine yari ari EP nayo. 2014 yasohoye album yitwa Inashyo. 2014 asohora number 1. 2020 hari ubuzima yaje kuyikorera rwose live. 2019 mbwira mu gihe 2023 yasohoye yitwa Umusirikare. Umusirikare ni umwe mu bahanzi rero bagiye bigarura imitima y'abatari bakeya, yagiye yandikwa cyangwa se akorwaho inkuru n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Navuga ko Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi rwose b'abanyamugisha. Ibyo ngibyo no kuba nakunzwe ntibishidikanywaho, dore ko nko kuri Instagram ye akurikirwa n'ibihumbi bigera kuri 716. Kumva ko rero ni umuntu munini, niko nabivuga. Ni umwe mu bahanzi nyine bo kwitega mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya. Israel Mbonyi rero tugarutse ku gitaramo navuga ngo cy'amateka yongeraga gukorera mu gihugu cya Uganda muri Mbarara. Navuga ko ni umwe mu bahanzi bagiye bigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi,
ariko ugasanga ko abikesha disipurine, kwitwara neza. Ni umwe mu bahanzi bakora bafite ikinyabupfura cyinshi, njyewe nagiye mpura nawe kenshi, ukabona ko ni umwe mu bahanzi bafite disipurine nyinshi kandi bagiye bakora ibintu binini cyane. Navuga rero ko Israel Mbonyi ni umwe mu bantu nyine bo gushimira, kandi navuga ko ni umwe mu bantu umuntu avuze ko rwose ari umunyamugisha ntiyaba abeshye kabisa, bitewe n'urukundo agenda yerekwa umunsi ku wundi. Israel Mbonyi rero yeretswe urukundo rudasanzwe mu bitaramo yakoreye muri Uganda kuva tariki 24 na 25 Kanama 2024. Israel Mbonyi yakoze ibitaramo byo guhimbaza Imana, yongera gushimangira ko akunzwe kandi indirimbo ze zikora ku mitima ya benshi. Mbonyi igitaramo yakoreye ku kibuga cya Rugogo Cricket Oval Kampala mu gihugu Uganda cyitabiriwe n'abagera ku 15,000, mba ni arena irenga. Igitaramo kandi yarimbyemo indirimbo ze ziri kuri album ya mbere yatangiriyeho zatumye akundwa kurushaho, zirimo Nzi ibyo nibwira kubagirira, Sinzibagirwa, number 1. Gusa nyuma yaho yaje kuririmba n'izindi zikunzwe muri iyi minsi, harimo nitwa Nasiri yigaruriye imitima y'abatari bake, by'umwihariko muri South Africa n'umwihariko muri Kenya. Nyuma y'iki gitaramo kandi Israel Mbonyi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yagize ati Mana yanjye Kampala, mbega ijoro ryuzuye amashimwe, wakoze Mana kubw'ibi bihe bitazibagirana. Uyu muhanzi kandi mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 25 Kanama nabwo mu mujyi wa Mbarara yakoreye ikindi cyashyizeho akadomo ko yigaruriye imitima ya benshi rwose. Navuga ko ati mbega ijoro nakunze, urukundo mukunda, uyu murimo n'usanzwe, Mana warakoze kubw'abantu batangaje, icyubahiro cyose kikugarukire data. Ibitaramo rero byombi abikoze nyuma yo kuva mu mujyi wa Nairobi, naho akaba yarakoreye igitaramo gikomeye. Uyu muhanzi ameze gusa nkaho yigaruriye imitima y'abakunzi indirimbo zihimbaza Imana, by'umwihariko mu karere k'Iburasirazuba. Ni umuhanzi kandi wa mbere wakoze amateka imbere mu gihugu, dore ko yujuje BK Arena bwa mbere mu mateka mu baririmba indirimbo zihimbaza Imana yabona basanzwe, dore ko nta wundi urahuzuza, ko navuga buriya nta wundi uruzuza arena, bagiye babikora, ariko kuzuza arena byo navuga ko nta wundi urapfa kubikora, cyangwa se nta wundi urabikora. Ibyo rero byose bikorera ko ni agahigo uyu muhanzi asa naho yisangije. Umuhanzi rwose navuga ko, ariko rimwe na rimwe navuga ko no kubaha Imana no guca bugufi, ni umwe mu bahanzi bazi guca bugufi, bazi ko gusa naho bubaha Imana cyane. Ukaba rero wavuga ko n'ubundi migisha kuba yayibona n'ubundi irakomeza ikaza. Mbibutse ko tuba tukiri kuri Wisdom TV, n'ubundi dukomeza kugenda tunyura mu biganiro bitandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye, muzakomeza kugenda mukurikirana hano umunsi ku wundi. Ngibyo rero byo nababwira, ngo umuhanzi witwa Israel Mbonyi nabanyuriye mu mateka ye gake, akaba rero yakoreye amateka rwose hano hantu hitwa Mbarara. Kandi Israel Mbonyi kandi akaje gukurwa ku mutima no gutaramira imbere y'abarimo sekuru, nabyo byaje kuba rwose udushya twaranze icyo gitaramo. Umuhanzi rero afite izina rikomeye, akaba yavuye Uganda, ashimangiye ko ari umwe mu bahanzi bahagaze neza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Numva navuga ko rero ikimunyuma rero kandi mu bitabiriye iki gitaramo akaba harimo na sekuru n'abandi bo mu muryango we, bona bari banezerewe rwose. Ubwo yari ageze ku muryango we, Israel Mbonyi yagize ati ndabizi hano hari umuryango wanjye, hari bamesenge, ndagushimira cyane sogokuru kuba mwaje kunshyigikira, ni iby'agaciro. Israel Mbonyi rero yakoze akomeza gushimira abakunzi be, ari nako sekuru yitegereza iby'umwuzukuru we ari gukora n'uburyo akunzwe bikomeye. Navuga ko n'umwe mu bahanzi rero umunyamugisha rwose, abantu bari benshi kandi bazindutse, byasabye ko amafunguro y'ijoro bayafatira mu gitaramo bamwe na bamwe rwose, bitewe n'uko bari bitabiriye ku bwinshi. Israel Mbonyi nawe rero ubu uririmba live utajya sondeka rwose abakunzi be, navuga ko n'umwe mu bahanzi bo gushimira,
ko yongeye rwose gukorera amateka mu gihugu cya Uganda. Njyewe rero reka nse naho ncumbikira hano ko sinsoje n'ubundi turaza kubana mu bindi biganiro no mu zindi nkuru zitambuka hano. Amahoro y'Imana abane namwe, mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.